Hakiri ishimwe mucunguzi, ibyo wakoze byose ntacyo tukugaya. Iyo uri iruhande rwanjye, iyo uri kumpumuriza, hari amajwi n'indirimbo binyura mu matwi yacu bigahita bikora ku mitima yacu mu buryo budasanzwe. Niba ujya ukurikiye indirimbo zihimbaza Imana mu Rwanda, by'umwihariko iz'amakorali yo mu mashuri makuru nka Jehova Jireh Choir yo muri sep iyerika, nta kabuza uza amajwi n'umwuka w'isengesho biranga umuryango w'abikora Imana Aloys n'uw'amahoro Liliane. Muri uyu mwanya tugiye kwinjira mu mateka y'umuryango. Ese batangiye gute? Bahuriye he? Nese baje kwinjiza abana babo mu muhamagaro w'umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana gute? Ikaze mu mateka y'abaramyi b'imena. Kugira ngo twumve neza bikora Imana Aloys ndetse na Liliane, tugomba gusubira inyuma mu mateka ya korali Jehova Jireh. Iyi korali yavutse mu muryango w'abanyeshuri ba Pentecote sep muri kaminuza zitandukanye, by'umwihariko iyerika Kigali. Aloys na Liliane bahuriye bakiri abanyeshuri bafite inyota n'ishema ryo gukorera Imana. Bikora Imana Aloys yamenyekanye cyane nka mwarimu, umuyobozi w'indirimbo, ndetse yaje no kuba perezida w'iyi korali, azwiho guhimba no gutunganya amashusho n'ubwitange budasanzwe. Liliane w'amahoro we azwi nk'umwari w'ijwi rirangurura rya soprano rishengura imitima ya benshi cyane yari kuririmba. Uretse kuba barahujwe n'umuziki, urukundo rwabo rwaje kuva mu muryango, basezerana kubana akaramata, ariko isezerano rikuru ryahitwe n'urugo rwacu tuzakorera Uwiteka. Gusohoka mu rusengero no muri korali ukajya mu buzima busanzwe bw'urugo ntabwo biba byoroshye, ariko Aloys na Liliane umuziki wubatse urugo rwabo mu buryo bukomeye. Muri uru rugo umuziki si akazi, si uburyo bwo kwishimisha gusa, ni umwuka bahumeka. Abantu benshi babazi muri Jehova Jireh kubera indirimbo zabo zakunzwe zirimo iw'abandi, kugira ifeza ndetse n'izindi. Hari amasaha menshi yo gusenga no kwitoza bari kumwe n'umugabo n'umugore. Ibi byatumye amajwi yabo yuzuzanya mu buryo bw'akanyamuneza, bituma niyo bari ku muryango wa alitari kuramya kwabo guhindura imitima. Nk'uko imvugo y'Abanyarwanda ikunze kubivuga ngo akarero kanyuze mu ruzi ntiwambwira ko kanyuzwemo inka. Abana ba Aloys na Liliane nabo ntibakwiriye gutandukana n'ubwiza bw'amajwi y'ababyeyi babo. Uko abana babo bagiye bakura, ababyeyi babo babatoje ibintu bitatu by'ingenzi: gukunda Imana, isengesho no kwiga umuziki. Muri uru rugo gusenga k'umuryango guhora guherekejwe n'indirimbo z'amajwi menshi harmony. Abana ntibakuriye mu rusengero gusa, ahubwo bakuriye mu mwiherero w'indirimbo cyangwa se rehearsals. Uyu munsi byabaye iby'igikundiro kubona Aloys na Liliane bafite impano nziza, ndetse n'abana babo bafite amajwi y'akarusho bafatanya kuramya no guhimbaza Imana. Ni urugero rwa family ministry rukwiriye kubera abandi icyitegererezo. Urugendo rwa Aloys na Liliane rugaragaza ko umuziki wa gospel ukomoka ku mutima uhorana imbaraga. Imyaka inshuro n'izindi irashize, ariko n'uyu munsi iyo bageze ku rubyiniro umwuka w'Imana uramanuka. Icyo dushobora kwigira kuri uyu muryango ni ukubaka umurage. Ntibihagije kuba icyamamare mu muziki wenyine, icy'ingenzi ni ukuragwa umuhamagara abana bawe n'abazagukomokaho. Aloys na Liliane kimwe n'abandi bana b'Abanyarwanda benshi bagize ibyago bikomeye mu mwaka w'1994. Jenoside yakorewe Abatutsi yabasize ari imfubyi burundu. Ababyeyi babo n'abavandimwe babo baricwa, basigara basanganirwa n'isi itoroshye kandi ari abana batoya cyane. Gukura uri imfubyi yabuze amaso y'ababyeyi, yabuze aho yisanga n'uburyo bwo kubaho, byabasigiye ibikomere bikomeye ku mutima. Ariko nk'abana bari bafite icyizere cy'ejo hazaza, baje kwisanga mu mujyi wa Kigali, baje gushaka ubuzima no kwiga. Gushaka Imana n'ubuzima byahinduye amateka yabo ubwo bajyaga muri Kaminuza iyerika, maze bakinjira mu muryango w'abanyeshuri ba Pentecote sep iyerika, by'umwihariko Jehova Jireh Choir. Muri iyi korali ntabwo bahabonye urubuga rwo kuririmba gusa, ahubwo bahabonye umuryango wabamuye ibikomere. Aloys uzwi cyane mu ijwi rye rirangurura n'impano yo gushishikariza abantu kuramya, yaje guhuza amaso na Liliane, umukobwa nawe warangwaga n'ituze, gukurikiranira hafi no gukunda Imana. Aba bombi bahujwe n'ibintu bitatu bikomeye: gukunda Imana n'indirimbo, kuza gushakira ihumure mu ndirimbo zihimbaza Imana. Amateka asa, bose bari imfubyi zasizwe iheruheru n'amateka mabi y'igihugu. Urukundo rw'ukuri, kumva ko buri wese ashobora kubera undi umuryango yabuze.
inshuti zacu amateka ntiyagumye mu mwijima, ubwo bucuti bwaje gukura buhinduka urukundo rw'ikirenga. Aloys na Liliane baje kubona ko Imana bafite umugambi mwiza. Mu birori bishimishije by'ubukwe bwabo byari ibyishimo bivanze n'amarira y'intsinzi. Abari bazi amateka yabo bararize, ariko bishimira ko Imana ishumbusha ibyasenywe. Bavuye mu cyiciro cyo kwitwa imfubyi zidafite kirengera, Imana ibagira ababyeyi, bishingira umuryango, ndetse ubu bafite n'abana b'umugisha Imana yabahaye. Ni umuryango ugitanga umugisha cyane muri Jehova Jireh Choir ndetse no mu yandi matorero. Inkuru ya Aloys na Liliane ni igihamya cy'uko Imana ihoza amarira, kandi ko iyo wiringiye Imana nta mateka yaba mabi gute, ejo hawe haba hari icyizere. Turabashimira cyane mwebwe mwakurikiye iyi nkuru. Wowe se ni ubuhe butumwa wagenera uyu muryango mwiza wa Aloys na Liliane, cyangwa se nihe ndirimbo ya Jehova Jireh yagufashije cyane? Si igitekerezo cyawe muri comment, kandi ukande subscribe niba utarayikora, kugira ngo tuzabone mu kiganiro gitaha. Ndabashimiye, amahoro y'Imana nabane namwe.